Ese wigeze wibwa amafaranga mu buryo utazi? Ese warabyutse usanga kuri konti yawe usanga bayividuye ntiwamenya n'uburyo byagenze? Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe uburyo ushobora gucunga umutekano wa konti yawe ntihazagire umuntu wongera kukwiba na rimwe. Welcome, niba mushya hano kandi ukaba wishimiye iki kiganiro kandi ukaba ushaka kudusapotinga, kanda like, kanda share, kanda subscribe. Ndagushimiye ko watendinze ikiganiro cyacu. Ushobora kuba uvuga ati konti zanjye zifite umutekano kandi nta mutekano zifite, wenda nka konti ya banki cyangwa se mobile money. Ese biterwa n'iki kugira ngo konti yawe igire umutekano? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi. Ese ni iki gituma konti y'umuntu iba nta mutekano ifite? Impamvu ya mbere ishobora gutuma konti y'umuntu nta mutekano igira, ubwe niwe witangira amakuru runaka. Hari igihe ajya muri app runaka ngo ajya gukoramo amafaranga, asanga bamusabye ikarita ya banki, amara kumusaba ikarita ya banki akayishyiramo, cyangwa se bakamubwira ngo shyiramo konti yawe ya banki. Icyo gihe bahaka cyangwa se abashyizeho iyo sisitemu y'ubujura bahita binjira muri akawunti yawe. Bamara kwinjira muri akawunti yawe bagusaba gushyiramo password. Iyo ushyizemo password bahita babona amakuru yose ari kuri konti yawe, bagatangira kuyisahura. Ese ni iki gituma abantu basahura abandi mu buryo batatekereje? Hari ibigo bimwe na bimwe bishinga sisitemu z'ubujura. Umuntu yagiye kukwiba cyangwa se ibigo by'imari bikwandikira SMS. Byamara kwandikira SMS, bifata SMS imwe bikayohereza ku isi hose. Byamara wowe SMS yakugeraho ikubwira ngo send money online, send money now, ohereza amafaranga nonaha. Bahita bakwereka akantu kameze nk'akameshaje, bagahita baguhamagara ngo kanda winjire. Bamara kwinjiramo konti yawe bagahita bayijagajaga yose bakayimara. Ese iki gituma twibwa ntitumenye ko twibwe ukazashita amafaranga yakuwe kuri konti cye? Iyo ufashe email ukayishyira muri telefone cyangwa se muri app runaka, wamara ufata email nyine uri kuvuga ngo how to make money online, bino mwihaye byo gukorera amafaranga online. Hari app z'abajura, app za sigama gusa, cyangwa se app bagushaka ngo ukorere amafaranga ngo uzabona ngo amadolari 500. Ni hehe wabonye akorera amadolari 500 ukayabona mu mwanya? Reka nkubwire ngo niba ushaka kurinda umutekano no kurinda konti yawe, ntukajye ufata konti yawe wishyire mu application yose ubonye. Ntukajye ufata ikarita ya banki yawe wishyire mu application yose ubonye. Ntukajye ubwira umuntu kode yawe, cyangwa se ntukajye uhereza password yawe ukoresha kuri momo cyangwa se ukoresha kuri banki. Ijambo banga riba ari ijambo ry'ingenzi cyane. Kuri muza barakubwira bati, no kuri banki barakubwira ati ibibazo byose uzagira wataye ijambo banga ryawe cyangwa se warimenyekanishije ahantu hose, nta kintu uzatubaza. Kugira ngo urinde umutekano wa konti yawe nuko ushobora kurinda amakuru yawe wirinda kohereza email runaka irimo konti yawe. Biroroshye cyane ko haka yafata amakuru yawe mu minota mike cyane. Haka abagusaba akantu kamwe karanga konti yawe, ariko ukabona agahita yinjira muri konti yawe vuba vuba cyane. Hari sisiteme bita malware iri muri mudasobwa ikorwa na antivirus cyangwa se antivirus. Iyo antivirus ishyirwa muri mudasobwa ku buryo nafungura akawunti yawe bamuhaye amakuru y'ingenzi leta ijagajaga. Iyo malware antivirus leta ijagajaga